amarira ya Ana yavuyemo Samweli, amarira ya Sara yavuyemo Isaka, Yosefu wari mu ngoyi yabaye igikomangoma, ntawakwiringiye Imana ngo imuhemukire, ntawayikoreye ngo akorwe n'isoni. Wararize bihagije ugera naho wiheba, ariko Imana iravuze uhumure ndakwibutse. Wararize bihagije ugera naho wiheba, ariko Imana iravuze uhumure ndakwibutse. Ntawakwiringiye Imana ngo imuhemukire, oya ntawayikoreye ngo akorwe n'isoni. Ntawakwiringiye Imana ngo imuhemukire, ntawayikoreye ngo akorwe n'isoni. Bene data, aka karirimbo karimo kamfasha, karimo ubutumwa bwawe nanjye. Niba wiringiye Imana, niba ukorera Imana, humura uzakorwa n'isoni. Imana iguha umugisha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo siko bizaba mu bategereza Imana, ntawe uzakorwa n'isoni keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu. Siko bizaba mu bamukorera. Muri Zaburi ibice 25 umurongo wa 3, siko bizahora, ntabwo uzakorwa n'isoni keretse umuntu uva mu masezerano y'Imana ari nta mpamvu. Imana iravugana nawe ngo ntabwo uzakorwa n'isoni. Imana yuzuye imbabazi, yuzuye urukundo, yuzuye amahoro. Iyo uyakiriye uba wakiriye amahoro. Imana ibaho umugisha. Iri jambo ni ijambo natekerejeho uyu munsi, sanga Imana ntikoze isoni nk'uko abantu babyibwira. Mwibuke Hana ubwo yari mu kigeragezo, ntabwo Imana yamukojeje isoni. Sara igihe yari yaratinze kubyara, Imana yaramwibutse imuha umwana. Nawe rero ihangane, ukomere, ushikame ku Mana, uyubahe, uyiringire. Ariko niba utarakira n'Umwami Yesu, umwakire. Hari ibintu ushaka kukubwira, ntabwo ariko bizaba. Ku bantu bose bategereje Imana, ntabwo muzakorwa n'isoni keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu. Ikintu gikoze isoni ni Satani, niwe ujya ukoze isoni. Iyo wamukoreye ahemba nabi, kandi wakoreye Imana yo ihemba neza, kandi uretse n'ibyo iguha n'amahoro yo mu mutima. Muri Yesaya ibice 50 umurongo wa 7 haravuga ngo kuko Umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Iyi Mana rero tukubwira niyo yonyine igitabara, niyo yonyine izikagufasha. Abandi bose bakuretse, yo ntabwo ikureka. Iyo wasigaye uri imfubyi, yo ntabwo ikureka. Umva mbabwira igitangaje, Imana ntigira imfubyi. Imana ntigira se, ntigira nyina. Ni Imana nayo ubwayo yisanzeho. Ntekereza ko nayo ubwayo yitangarira kuko ni Imana nyine. Yesu ashimwe cyane. Na Satani nawe rero, Satani nawe ni Satani. Abakorera Satani ku isi bose barasa, nibibaranga ni bimwe, niburyo bagenda ni bimwe. N'abakorera Imana nabo barasa kubera ko bakorera Imana imwe. Nibibaranga ni bimwe. Icyambere, umuntu ukijijwe yera imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka ni izihe? Ni urukundo, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, ni amahoro, ni ibyiringiro. Izo ni imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka rero, iyo umuntu afite imbuto z'umwuka, abantu benshi bashaka kureba izo mbuto nyine,
kandi wowe ubwawe ntago wabyimenyeho cyane ko ufite izo mbuto keretse abazisoroma. Umuntu ugiye gusoroma igiti kiriho imbuto niwe umenya ubwiza bw'izo mbuto, niwe umenya n'izo ashaka. Rero Bibiliya iravuga ngo turi inzandiko zisomwa n'abantu bose. Niba ukijijwe, irinde ibyaha, irinde amakosa muri uru rugendo, irinde gusubira inyuma, irinde kubabaza umuremyi wawe, kubera ko turi inzandiko zisomwa n'abantu bose. Imana ibaha umugisha. Kimwe mu bintu Imana ivuga, iravuga ngo niba warasogongeye ukamenya yuko umwami Yesu agira neza, ngo ni mumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ngo ariko ku Mana ryaratoranijwe kandi rihinduka irikomeza imfuruka. Imana ishimwe cyane. Imana icyo ihamagarira umuntu wese ni ugukizwa, ni ukuva mu byaha, ni ukwakira amahoro adasanzwe, kwakira imbaraga ziri mu bumana. Iyo wakiriye Mwuka Wera uba wakiriye Imana idasanzwe. Iyo Mana iba igomba kugira ibintu ihindura muri wowe. Iyo Mana iba igomba kukwambika imbaraga zidasanzwe. Iyo Mana kandi iba igomba kukuvugira wowe aho utakwivugira. Na bwa bundi wavuze ntabwo ari wowe wavuze, burya ni Yesu wakuvugiye. Rero ijambo ry'Imana kandi rikavuga ngo utega umutego ikiguruka kiwureba ngo aba yikoze ubusa. Bishatse kuvuga iki? Muri iyi si abantu bajya batega imitego myinshi cyane, hari n'igihe bayitega abantu b'Imana cyangwa abakijijwe kugira ngo babagerageze. Ariko Bibiliya ijambo ry'Imana mu migani iravuga ngo utega umutego ikiguruka kiwureba aba yikoze ubusa. Bishatse kuvuga iki? Hari imitego myinshi, hari n'abajya bajya gutega. Ese niki natangaho urugero? Hari imitego bita imishibuka, wa wundi ugutungura ukaba uguyemo. Ariko Bibiliya ijambo ry'Imana iyo rivuze ngo utega ikiguruka kiwureba, ni nko kuvuga ngo niba uteze umutego uwitiriwe izina ry'Imana, Imana iri hejuru, iyo yiyeguriye, iyo yakurikiye, iyo niyo izarwana intambara, iyo niyo izavuga, iyo niyo izategura iyo mitego. Ikindi kandi mbibutse ko ubuzima bw'iyi si buzarangira. Tegura aho uzajya kuruta iyo uri kuva. Abantu benshi bategura iyo batuye hano mu isi, bakubaka amazu meza, bakabika amafaranga ku makonte. Si bibi, ni muyabike, ariko mwibuke no kubitsa mu ijuru aho inyenze n'ingese bitaba. Ni gute rero wahabitse? Igihe ukorera Imana ugatanga ubutunzi bwe murimo w'Imana, uba uri kubitsa. Igihe ufashije babakene, babandi badashoboye, uba uri kubitsa. Igihe kandi nawe ubwawe uvuze ngo nihaye Kristo, mbikije ubugingo bwanjye ku muremyi wo mu ijuru, hari ikintu kintangaza. Abantu mu isi ujya ubona abantu bakomeye, tubona umuntu arakomeye mukabona rwose nta wamukoraho rwose, nawe arabigendera, arumva afite imbaraga, harimo n'abashakisha imbaraga n'ibindi byose. Ariko bene data, reka mbabwire, muzarebe iyo umuntu yapfuye, abantu bose bahinda umushitsi, bagatangira bati disi ugira iruhuko ridashira. Ni nabwo benshi batekereza ko nabo bashobora kuva muri uyu mubiri. Ariko icyo bivuze ni mwitinya urupfu, kuko Kristo mwizeye yaruhinduye irembo. Yesu ashimwe cyane. Kandi iryo rembo riduhuza n'Imana. Wowe urwaye rero Yesu yagukiza, ariko kandi umugenzi ujya mu ijuru nareke no gutinya urupfu, kuko urupfu n'irembo ritugeza ku Mana. Niyo nzira abantu banyuramo bajya ku Mana. Hari abayinyuramo bakagera ku Mana bagasanga umuremyi, hari n'abanyura kwa Satani akaba ari wubakira. Ndagushishikariza gutegura aho ujya kuruta iyo uva. Ikindi ndagushishikariza kubana n'abantu bose amahoro. Ndagushishikariza kandi kugira umwete wo kwezwa nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Umuririmbyi yaravuze ngo uwaba utinyutse ibyago byose naza kurikire umukiza Yesu, ngo nta wamurekesha iyo migambi yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Umva ukundi havuga ngo ntabwo uwo nguwo rero azacogozwa n'icamugongo, ngo abazimubwira nibo bazagwa, ngo abanzi be bose ntibamugarura mu nzira ahisemo ijya mu ijuru. Mwene data, hitamo Yesu. Nanjye nahisemo Yesu, kandi guhitamo Yesu byambereye umugisha.
niba ukijijwe rero gerageza no kwera imbuto z'umwuka, kandi ni wera imbuto abantu barabibona, kuko igiti cyera imbuto iyo ugiye gusoroma uravuga uti iyi ni imyembe, izi ni inkeri, aya ni amatunda, barabibona. Wera imbuto, urihangana, ugira neza, ugira urukundo. Imirimo ya kamere rero noneho ngo ni ukwangana, ibiganiro bibi, kamere, umujinya, ibintu bisa bityo, kwiba, kuroga, ibyo ni imirimo ya kamere. Abo bibonana rero nabo bakwiriye kwakira umwami Yesu akabahindura. Yesu agiye kuza, ndabifuriza ko mwamwemerera akinjira mu mitima yanyu akabahindura ibyaremwe bishya. Ngo iyo umuntu akijijwe abahindutse, haleluya, icyaremwe gishya, ngo ibya kera biba bishize, ahubwo abatangiye urugendo rujya mu ijuru. Hari mwene data yajya kuvuga ngo uratera haleluya ngo akakwihorera, akavuga ati ko mu nzu ya data wizanye nkizana, n'iki kikubuza kunezerwa kandi waje gusenga? Yesu ashimwe cyane. Imana ibaha umugisha, mukwiye kunezererwa Imana, mukwiye kandi kuba mu materaniro y'abera. Imana ibaha umugisha. Reka dusenga. Ushaka kwakira umwami Yesu, amarembo arakinguye. Imana ikugirire neza. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana ikomeye, murengezi w'ubugingo bwacu, ndasengera umuntu wese ugukeneye kugira ngo mwami akwakire, akumenye, akwizere, kandi abarwayi data ubakize mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu Kristo atwikire buri muntu wese ushaka umwami Imana. Reka mwuka wera aze yinjire mu mitima, ahindura abantu bahinduke kuba bigishwa ba Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo tunyeganyeje imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu. Reka umwuka wera aganze kandi ategeke. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.